Yes, ibihe byiza nshuti bakunzi ba PIPI TV tugarutse mu studio kugira ngo tubagezeho amakuru agiye atandukanye n'ubundi amakuru navuga yuko yiriwe yacaracara ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino amakuru navuga yuko yamaze kuba yafata indi ntera cyane cyane n'ubundi hano ga mu gihugu cy'u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga birumvikana yuko rero hari amakuru mwahoze mubona avuga ku wahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo mu gihugu cy'u Rwanda uri gushinjwa n'umugore mu kumwezeza ubitangaza by'urukundo undi nawe agafiringa urukundo akarujyamo mu munyengo ukomeye cyane kugezaho bemeranyije yuko bagiye kuba babana kubera ko nta bushobozi bwinshi bari bafite gusa mu bushobozi buke bari bafite bakabuhuza bakajya mu murenge bagasezerana ivangamutungo maze rero uwo bita uyu minisitiri akaza guca inyuma uyu mugore bikarangira uyu mugore aje kuvumbura yuko minisitiri yaje kwishakira undi mugore mu by'ukuri kandi ariwe bakundanaga bikaza kurangira minisitiri asize uyu mugore. Ibi ngibi rero byaje kumuviramo ingaruka zikomeye cyane, ingaruka nyinshi mu buryo butoroshye habe na gato, biza kumviramo ubumuga kugeza kwa muganga bamaze kuba batangaza bavuga yuko natamana ubuvuzi bwa hafi bishobora kuba byamuviramo kubura ubuzima cyangwa se bikaza kumuviramo urupfu mu buryo butoroshye habe na gato. Bikaba ari ibintu ngo byatewe nuko uyu minisitiri yamubeshye urukundo. Yes, kambanze mbashimire cyangwa se mbasabe niba bwa mbere mwisanze hano komeza gushimira cyane n'abakomeje kudufasha cyangwa se mu kudutera inkunga ya subscribe. Nyamuneka nimba bwa mbere sanze nawe kandi subscribe cyangwa se abone fungura akazogera kugira ngo byinshi byiza mu makuru tunyuzaho no ngaha azaya gucika habe na gato mu makuru abagezweho n'ubundi mu bitangaza makuru hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Birumvikana yuko aya ari amakuru yakomeje kugenda caracareka musuze wari mu gihugu cy'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru basoza ndetse n'uburengera bwayo kandi reka nsuze abari mu karere k'ibiyaga bigari Afrika muri rusange ndetse n'abari bwota amasimbi mu bihugu bigiye bitandukanye bigize iyi si. Birumvikana amakuru tuba tujeho tugiye kugarukaho birumvikana ni iby'uyu minisitiri cyangwa se iki kirego cyabaye ku itariki 16 Nzeri muri uyu mwaka wa 2025 mu rukiko rwa Nyarugenge aho bari bagiye kuburana uyu mugore ari kuburana n'uyu minisitiri wamubeshye urukundo mu buryo bukomeye cyane bikaza kurangira uyu minisitiri amutaye cyangwa se amusize badakundanye kandi mu by'ukuri yari yaramwisheje yuko azaba umugore wiwe w'ibihe byose bikaza kurangira habayeho iki kibazo. Ni ikibazo nicyo kirego cya mbere kibaye mu gihugu cy'u Rwanda kiri gushinjwa ari umukobwa cyangwa se ari igitsina gore kiri gushinja igitsina gabo cyuko yamubeshye urukundo mu buryo bukomeye cyane bikaza kurangira nyine musize mu by'ukuri badakundanye cyangwa se mu by'ukuri batabanye kandi mu by'ukuri ari ibintu yari yaramwijeje ubuzima bwiwe bwose. Birakomeje kugenda bigaragara yuko uyu mugore yagiye agira ibibazo bikomeye cyane kandi bitandukanye bitewe nuko umunsi bari barapangiyeho ubukwe bwabo cyangwa se gusezerana kwabo mu murenge cyangwa se mu rukiko nyine kugira ngo babone uburyo ki bavanga umutungo muke bari bafite. Iki gihe kikaba cyarageze bikaza kurangira uyu mukobwa abeshywe cyangwa se uyu nguyu waje kuba yaba umuntu mukuru cyane abeshywe aho hari mu mwaka wa 2010 nkuko byakomeje kugenda bitangazwa. Bikaza kurangira nyine minisitiri yishakiye undi mugore, uyu mugore akaza kubivumbura nyuma yuko minisitiri yamutaye atamubwiye n'igitumye amwanga cyangwa se gitumye amubenga nkuko tukunda kubikoresha muri rw'ikinyarwanda. Ukumva byamaze kuba byabaye ikibazo gikomeye cyane. Uyu nguyu yariheba mu buryo bukomeye cyane bimuviramo indwara agahinda gakabije ndetse n'umuvuduko w'amaraso bikageraho yageze kwa muganga akamubwira yuko agomba gushaka ubuvuzi bwihuse kugira ngo yitabweho iki kibazo kibe cyakira cyangwa se ikibazo kibe cyarekera kugira ngo ibintu bikomeze kuba byarushaho kugenda neza mu buzima bwiwe. Bitabaye ibyo ashobora kuba yabiburamo ubuzima kandi mu by'ukuri bikaba byaragaragaye yuko ari bisaba amafaranga menshi cyane. Ibi ngibi byari byabaye nyuma yuko uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore amaze kubisangiza umuryango wiwe cyangwa se ababyeyi biwe bose nyine nawe n'inshuti n'abavandimwe ba hafi kugira ngo bazinitabire kujya mu rukiko kwiwe nyine cyangwa mu murenge kwiwe nko kwakunde n'ubundi bikunze kugaragara cyangwa bikunze kuba mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo nyine bizakomeze kugenda neza nta kibazo na kimwe kibaye. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byamaze kuba byahinduka, byamaze kuba byahindura isura. Uyu minisitiri ari gushinjwa ibi byaha byo kuba uyu mugore ameze gutya. Uri kumva yuko ibintu byamaze kuba byakomera. Minisitiri ari gushinjwa akaba ari no gutegekwa kuvuza uyu mugore kugira ngo barebe yuko iki kibazo afite cyamara kwa cyakemuka. Ndagushimiye cyane rero twabanye muri aya makuru kuva tangiye kugeza arangiye kandi reka nkwibutse nimba ari ubwa mbere usanze hano ngaha kuri PIPI TV cyo sabwa nta kindi sabone cyangwa se subscribe fungura akazogera kugira ngo byinshi byiza tunyuzo bitazagucika habe na gato. Ni Mr. Irene mwabanye. Sasa rero murakoze
mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze kunogerwa na gahunda zacu tunyuzeho ngaha kuri PIPI KATI TV, haba mu makuru isesengura makuru cyane cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, mu myidagaduro, amakuru trending aya ngaya ndetse na football cyangwa se imikino muri rusange, aho dukomeza kugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye muri rusange. Ndabashimiye cyane, mugira ibihe byiza kandi mukande subscribe nyamuneka kugira ngo dukomeze kugenda twiyubakira ubwami bukuru bw'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Rwanda. PIPI KATI TV na hamukanya mu makuru arakurikira.